akaba arimo agenda rero amwereka ati dore nk'uko bimeze iminsi yose nzamara ni nk'isi nzaganira Uwiteka kwari utanga ubugingo bene data mufite na cyane ubwoba iminsi yose ubu ngubu umutima wanjye ndanezerewe cyane ko bakiriho ntago bikunda guhira buri muntu wese kuba yakwiruka abana batatu bose akababona ariko ngiye ndashima Imana ko mbafite kandi bose akaba bakiri bazima. Murakoze. nyuma yo kwibaruka abana batanu uri kumva wongeye nko kubyara ukabyara nk'abandi batatu turekera ntago icyo kibazo napfa kugisubiza cyane ko ngifite umugabo iby'Imana ikugeneye nibyo wakira. Imana iguhaye abandi bana nka batatu rwose ndabyemera kuko nkuko natangiye mbivuga abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka no kuvuga ngo Imana iguha mu gishakiye rero Imana ibampaye ndakomeza nororoke. uhawe ikaze ukurikira Iyogezabutumwa TV nkuko bisanzwe twabwiye ko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi keza. Uyu mwaka noneho tubazaniye inkuru nziza cyane. Uyu mwanya turi Butare nkuko twababwiye. Twagiye Butare noneho tugiye muri CHB tugiye kureba hari inkuru nziza tubazaniye. Umuryango wa Evangeliste Imana Rora Maurice ndetse n'umudamu we uyu munsi bakaba bibarutse abana batatu. Tuje kureba aba bana mbese tubereke uko bameze. Umuryango turawusuye tugeze ku bitaro nonaha turi Butare nko mubibona. Ngiye kubatembereza tubereke umuryango wibarutse abana batatu. Uyu mwanya uhawe ikaze komeza wowe ukurikiye Iyogezabutumwa TV usabwe gukora share, subscribe ndetse na like na comment. Reka tugutembereze mu bitaro bya Butare hanyuma turebe uyu mubyeyi wibarutse abana batatu. Iyogezabutumwa TV turahabaye. Uko mubona uwo ni papa w'abana batatu tukaba tuje kureba abana. Urabona ko afite impano yabazaniye. Tugiye kwinjira mu bitaro tugiye kureba izo mpanga eshatu hanyuma kugira ngo mutaza kujyana n'igihuha. Uko mubibona iyi ni impano azaniye abana. Iyogezabutumwa TV twaje turi Butare mwe mukomeze mukurikire gusa tubageze aho ngaho. Ko mubibona ko anagaragiwe n'abantu b'Ibutare babyishimiye. Dukomeze ari utanga ubugingo bene data mufite na cyane ubwoba iminsi yose nzamara ni nk'isi nzaganira Uwiteka abantu atireka tumuherekeze rwose mufite na cyane ubwoba iminsi yose
Morine akaba atarabimenya ko twahageze, ariko reka tumugwe gitumo ibyishimo bimurenge. Tugiye gukomanga twinjire gakeya. nararobanura ku butoni abarushye mwese abarushye n'abaremerewe musangara barura shimwe 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 kubw'imirimo myiza dukorera shimwe Uko mubibona rero akaba arakinguye. Uko mubibona ng'abana batatu hano bararyamye, baratuje, bamukoreye surprise. Natwe ibyishimo byaturenze rwose, byaturenze. Uko mubabona dore rwose Morine akaba ararikurira rwose nta byishimo. Gira ati warakoze kumbyarira abana batatu. Uwo rero ni Evangeliste Maurice avuga ati bibaye ngombwa ntakongera nkagushyingirwa. Akaba aramubwiye ati ndagukunda cyane rwose, ati I love you too much baby. Akongera agashyiramo wa mutomo wa kera akiri kumutereta ari umukobwa, bamubwiye ati I love you baby, agasubiyemo kandi umwana akaba ari kubareba akavuga ati bana banjye akabanza akabareba rwose neza. Bakavuga ati akose mana, umva ako kantu papa wabashyizemo, umva apo cyuri. Bose akaba amaze kubareba. Nonto gutavuga akaba arimo agenda rero amwereka ati dore nguko bimeze ahangaha rero muri tujya rero tubanze by'umwihariko tubanze tubaze papa w'abantu uko yumva ameze amerewe nonaha. Evangeliste Maurice uhawe ikaze ku Iyogezabutumwa TV. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze nitwa Maurice Manirareba, ntuye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Kamembe, aho bita ku cyapa hafi ya Carrefour. Nk'uko rero Iyogezabutumwa TV rihageze, kuko mu minsi ishize Imana yaduhaye umugisha w'abana batatu. Dufitemo abahungu babiri ndetse n'umukobwa, Ryan, Ian na Iyana, kandi bose twabise Shimwa. Impamvu twabise Shimwa nuko Imana yadukoreye ibikomeye bituma natwe tuyishima. Rero tuvuye Rusizi kugira ngo tuze twakire uyu mugisha, kandi nkuko mubibona twazanye n'umushumba wa EAR mu buciwe bwa Gatare,
twazanye kugira ngo nk'uko tuzi ko impano tuzihabwa n'uwiteka kandi imana ikaba yaduhaye abashumba kugira ngo baheshe umugisha abana bacu, niyo mpamvu twazanye nawe. ntabwo bisanzwe. Ntabwo bisanzwe. Nyuma yuko wibarutse impanga ebyiri ukaba ubyaye abana batatu, ntabwo bikunda kubaho cyane. Wowe mu mutima umeze ute? Kumva umeze gute nona? Ya, mu by'ukuri wareba mu mutima nona yakumva umeze gute? Mu by'ukuri no ku maso yanjye ndetse no ku munwa wanjye biragaragara ko ari umunezero udasanzwe. Tukimara kumenya ko umufasha wanjye afite abana batatu mu nda, twumvise twuzuwe n'ibinezaneza cyane ko twaba dufite andi mateka atandukanye n'ibyo twabonaga. Tubonye rero umugisha abana batatu, twumva ibintu bidasanzwe cyane byatuma tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, amen. Rero byatuma tuzamurira Imana icyubahiro, bituma twamamaza abantu bose, tubabwira gukomera n'imbaraga z'Imana. Imana irakomeye cyane, Imana irahambaye cyane. Icyo dusaba nuko dukomeza kuyiringira, tukayizera kandi tukayubaha muri byose. Iduha byinshi birenze ibyo twebwe twibwira n'ibyo dutekereza. Imana yacu nishimwe cyane. Utanze nk'ubuhamya nona ukavuga ati nk'umuntu ushaka koko kumenya nimba ibyo uvuga ari ibyo nk'uko twabibonye, akagira nk'umuntu ushaka kubimenya nona, ni nk'iki kintu ushobora kubwira uwo muntu nyine kugira byiyumvishe neza ko ubyaye impanga ebyiri wongeye ubyaye eshatu? Hari abantu benshi nabibwiye ntibabyumva, ariko noneho nk'uko mubireba niyo mpamvu nabatambagije kugira ngo mubirebere. Ni abana beza rwose bateye ubwuzu. Urabona araseka, papa yahageze agira umunezero, akagira akanyamuneza, akumva nawe impumuro y'ababyeyi. Mu by'ukuri nabwira abantu bataribaruka, harimo abamaze igihe kinini cyane bategereje abana, bakabona byaratinze, bakabona ntibishoboka, ariko nagira ngo mbasubizemo ibyiringiro, mbabwire ko Imana igihari, Imana igikora kandi ikorera ku gihe cyayo. Abana ngaba ni umugisha kandi n'umwanda uturuka ku Uwiteka. Pauline gatoya nubwo turi kumubona hano turacyabuga ufite umuganirize neza. Nyuma yo kwibaruka abana batatu, Poli ubyara abana batatu wumvishe umeze gute? Mu by'ukuri ni ibintu bitari byoroshye kubera yuko kubimenya byarantunguye cyane ko nari nzi ko nzabyara umwana umwe, ariko icyo Imana iguhaye ntabwo cyanga. Nyine numvishe ari ibinezaneza kubera ko numvishe cyane ko numvishe ko ari ibitsina byombi. Numva ndishimye cyane, Imana icyubahiro. Ubu ngubu umutima wanjye ndanezerewe cyane ko bakiriho. Ntago bikunda guhira buri muntu wese kuba yakwibaruka abana batatu bose akababona, ariko njye ndashima Imana ko mbafite kandi bose akaba bakiri bazima. Murakoze. Nyuma yo kwibaruka abana batanu, uri kumva Imana iguhaye wongeye nko kubyara ukabyara nk'abandi batatu, ahita urekeraho? Ntabwo icyo kibazo napfa kugisubiza cyane ko ngifite umugabo. Ibyo Imana ikugeneye nibyo wakira. Imana iguhaye abandi bana nka batatu? Rwose ndabyemera, kuko nk'uko natangiye mbivuga, abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Imana iguha mu gihe ishakiye. Rero Imana ibampaye ndakomeza nororoke cyane ko tubwirwa ko tugomba kororoka tukagwiza isi yose. Rero ndakomeza nororoke, uko Imana impaye nzakira, kandi Imana yiguhaye mu kwakira abana bose baza ari umugisha kandi bakazana n'umugisha wabo. Twegere n'umushumba tumbaze, wowe wabyakiye nkuru yakiye gute nyuma yo kumenya ko Evangeliste yibarutse abana batatu? Murakoze. Nitwa Pastor Nsaguye Alegisi, ndi umushumba w'itorero Anglikani Paruwase ni ya Kanzu mu bucidikoni bwa Gatare. Mu by'ukuri kuva Icyangugu kubw'iyi nkuru nziza tuza hano i Butare ni umunezero mwinshi. Nk'uko ababyeyi babivuze, ni umugisha. Iyo Imana iza kubagisha inama sinzi ko bari kubyemera. Umugabo yari kuvuga ati umugore wanjye byamubabaza, umugore nawe akavuga ati sinabishobora, ariko Imana mu ibanga ryayo niyo yabageneye. Ubwa mbere baha abana babiri, ubwa kabiri bahaye abana batatu. Rero Imana yerekanye imbaraga zayo, yerekanye ko ibegereye cyane, kandi yerekanye ko ifite ubumana n'ubudahangarwa
ubutsinzi bwayo bubegereye cyane. Ni ubuhamya bukomeye rero kuri Maurice na madamu, ndetse no ku babibonye. Abantu bajya bahimba inkuru bakabeshya, ariko iyi si komedi. Ni ibintu Imana yakoze bigaragaye mu muryango, bigaragaye bigiye kugaragara mu mujyi wa Rusizi, byaragaragaye muri ibi bitaro by'i Butare. Imana ihabwa icyubahiro. Turabishimye nk'itorero, turabishimye nk'umuryango. Imana yongereye itorero mu gihe gitoya kandi biratunejeje. Murakoze. si ibyo gusa kandi twegereye na mushiki akaba na nyirasenge w'aba bana batatu. Ni mushiki wa Maurice Evangeliste, kanjye ngashyiraho kugira ngo mubyumve neza ko Imana yamukoreye n'ibikomeye kandi n'umukozi w'Imana. Tangira twibwira. Nitwa Uzayisenga Françoise, ndi nyirasenge w'aba bana. Wabyakira ute François ko wazanye umuntu ari atwite hanyuma aza kubyara? Mfite umunezero mwinshi cyane ku bw'aba bana, mwinshi sinabona ukuntu nabivuga, kuko aba bana baje mu bihe bigoye. Iyo mbyibutse nkibuka ukuntu byatangiye, numva mfite emotion nyinshi cyane. Gusa ndashima Imana kuko twinjira hano muri ibitaro bya Butare, bakimara kumubaga ninjiye ahantu abana babajyanye, mbonye abana barimo nagize ikibazo gikomeye cyane. Ndavuga nti se ahaye twebwe tuzakuramwo abana bazima. Ndashima Imana rero ko dukuyemwo abana bazima. Byari bigoye, byari bikomeye, hagendeye ibintu byinshi cyane, imitungo myinshi yaragiye kubera aba bana, ariko Imana ishimwe ko iduhaye abana bazima kandi Imana yongera ihabwe icyubahiro. Nshimira n'abaganga badufashije bakatuba hafi, bakatugira inama, bakatubwira ukuntu tugomba gufata bano bana. Imana nayo izabahumugisha kandi ikomeze kubongerera imbaraga. Noneho nk'umuntu wari urwaje cyangwa se uri hafi ya Pauline, imbogamizi mwagize nize nk'abantu mutari muri hafi mu rugo muri Butare? Urebye nta mbogamizi nyinshi cyane twagize, gusa igihe bamujyana mu rubagiro nahise mpamagara abavandimwe bahita bamba hafi, bahita baza, basanze mbese bamaze kumpa abana. Nyuma yaho umutware we niwe waje amusanga aho bari bamushyize mu cyumba agomba kuruhukiramo, baravugana, yarahageze mbere amusengera. Dushima Imana nta mbogamizi twahuye nayo, naho twasangaga abana twagiye batwakira neza. Gusa imbogamizi yabayemo nuko hari igihe umubyeyi yagize ikibazo gatoya, nabwo bitari cyane, umutima usa nkaho uzamutse, ariko bamuhaye imiti, ubu bimeze neza, nta kindi kibazo twigeze tugira, nta na gito. Bari turi kwibaza nk'umuntu wari urwariye kure yo mu rugo, kure ya hano nyine, kure y'aho wari utuye, imbogamizi wahuye nazo ni izihe? Wowe wumva nyine ikintu cyumva cyakubera imbogamizi cyane? Imbogamizi nyine ni uko iyo uri ahantu udatuye ibintu bihinduka ni byinshi, cyane cyane ko hari bezuye uba ukeneye utabonera ku gihe, kubera ko ahantu buri ntabwo uba uhamenyereye. Nibwo bwa mbere nari mpageze, ubwo rero kubona ibintu ukenera nk'umubyeyi ntabwo byari byoroshye, ariko kubera Imana nyine yahabaye naragerageje kubishaka, mbifashijwemo n'umutware wanjye n'umuryango, bose baramfashije. Ariko ndashima Imana ko ngejeje aya masaha ngihumeka umwuka w'abazima, n'abana nkaba mbafite kandi bakaba barabonye ibyo bakenera byose. Ntabwo byari byoroshye kuba abana bavukira igihe kitari cyiteguye, kuko amasaha bavukiyeho ntabwo ariyo nateganyaga ko bazapfukiraho, ariko byose n'ubushake bw'Imana. Ndashima Imana rero ko byabaye kandi bikaba mu gihe cyabyo nk'uko Imana yari yabiteguye, none nkaba ndi muzima n'abana ari bazima. Imbogamizi zo ni nyinshi, ariko icyo nshima nuko mfite abana. Turi kubaza ikibazo nibazaga mu kanya, nk'umuntu ntabwo nareba mu mutima wawe, nonaha mu mutima wawe urikumva umeze, tubwire nk'umuntu ntabwo nk'uri kureba mu mutima wowe uwuzi umeze gute? Umutima wanjye ndishimye cyane, nubwo mwantunguye
ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye aza kundeba azanye namwe ngo muze kumbaza ibibazo ariko ndishimye cyane ushimishije se ko twaje biranshimishije cyane cyane nyine biranshimishije ankoreye surprise uretse icyo ngicyo cya surprise gusa akantu wumvaga gutunguye noneho akantu kantunguye nyine ni uko umugabo wanjye yabitekereje akabitekereza atanambwiye ko warize se nyine ubundi ni amarangamutima arandiza cyane kumva akaruko kuvuga ngo mbere ntimuze kubera iki kubera mwari muntunguye kandi ntari nabyiteguye oya amaze kukubwira ngo I love you agatera ivumvisha umeze ute numvishe ikiniga numvishe ikiniga nyine kubera yuko nyine yantunguye kandi nyine sinari mbyiteze abana nyuma yo kubita shimwa uri kumva akandi kazi muzashyira ari nk'aka nyuma nibajya kubatizwa cyangwa bagiye nko mu itorero kazi na wumva kandi wumva wakongeraho ubundi muri iki gihe kubera iterambere ryaje umwana uva kwa muganga bamwise amazina yose amazina rero barayafite impamvu twibanze kuri shimwa nuko shimwa nyine Imana dukorera ibitangaza kubera yuko ntabwo twari twizeye ko abana batatu twabageza ku isi ngo babeho kuba rero barabayeho twashatse kuvuga ko dushaka gushima Imana kuko yabaduhaye kandi bakaba bakiri bazima niyo mpamvu twabise shimwa ushimye nk'Imana nonaha ugiye nko gutanga nk'ishimwe mu rusengero urumva ari icyo Imana ubwo se ikiguzi wa Imana wakibona ntacyo wabona Imana uyishima nyine bitewe nuko wowe ufite igishimwe watanga amashimwe wa Imana ushimye nk'abantu wenda umutima wawe kumva ari nk'abantu bashima kumva ari nde wa mbere washima abantu nashimane benshi cyane mpereye ku mugabo wanjye wambaye hafi kuva nasama inda kugeza amagingo yuko nayibyara abana bakaboneka kurikiraho umuryango wanjye nawe wambaye hafi nawe ndawushima cyane kuko nta kintu nawuburanye ari mu bitekerezo ari mu bushobozi bose bambaye hafi nkongera ngashima abaganga guhera igihunga aho natangiriye kwivuriza kurinda bandefera kugeza i Butare n'Ibutare nabo bambereye abaganga beza banyitayeho kuva nahagera kurinda mbyara bose ndabashima Imana ibahe umugisha umuganga wakubyaje urumva wamavuga wese umuganga wambyaje ni ukuri ntacyo namushinja usibye Imana yonyine yo kumuha umugisha kubera yuko ngewe sinari nzi ibyo ibiri kuba ariko kuko Imana nyine yakoresheje umuganga abana baraboneka kandi na nyuma yaho yaje kugaruka kundeba aho ndyamye ambaza uko meze n'uko abana bameze barankurikiranye cyane ndabashimira Imana izabahe umugisha Evangeliste Karame ashima abantu nk'abashima murakoze cyane mu by'ukuri mbere na mbere ndashimira Imana kuko Imana niyo yabanye n'umugore wanjye Pauline w'amahoro mu rugendo rw'amezi 7 n'igice nk'uko yabibasobanuriye yagombaga kumara amezi 9 ariko abyara afite amezi 7 n'igice mbere na mbere ndashimira Imana cyane Imana yarigaragaje mu rugendo rurerure rutari rworoshye Imana yarigaragaje ihabwe icyubahiro ndashimira cyane itorero Anglikani Diocese ya Cyangugu cyane cyane by'umwihariko umwepiskopi wa Diocese ya Cyangugu nyiricyubahiro Francis Karemera ndamushimira cyane kuko ntiyahwemye kumamagara ambaza uburyo umubyeyi ameze ndashimira abo dukorana bya hafi DS wa Diocese ya Cyangugu ndetse n'abakozi bagenzi dukorana ndashimira itorero muri rusange kuko bambaye hafi baransengera bampa ibitekerezo barampumuriza igihe cyagezeho nkumva mfite ubwoba ko ndetse bitazashoboka ko yabyara abana batatu nk'uko mushiki wanjye yabivuze ariko bambaye hafi barankomeza baransengera ndabashimira cyane ndashimira umuryango mugari inshuti n'abavandimwe bambaye hafi baramfasha mu buryo bumwe ndetse n'ubundi aha mu buryo bw'ibitekerezo uburyo bw'imbaraga amafaranga ntabwo nari kwishoboza ko abana nabasha kubaha ibyo bifuza byose ariko Imana yakoresha abantu batandukanye kugira ngo babe bageze ku kigero mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye byabaye ngombwa ko tujya kugura imiti hanze ndetse iyo miti ikaba ihenze mu bushobozi bwawe ntabwo nari kubyishoboza
ariko abavandimwe bambaye hafi baramfasha baranshyigikira. Ndashimira cyane aba bavandimwe babaye hafi ya madamu. Mu by'ukuri nubwo byari bimeze gutyo ntabwo ari kujya yifasha ikintu icyo ari cyo cyose, ariko bamuhabaye hafi bakamuhagira bakamugaburira bakamufasha kubona amashereka y'abana kugira ngo abana babashe konka, bakabasha kumushakira amafunguro yo kurya. Urumva kuva i Rusizi ntabwo twari kugemura ngo tuve i Rusizi tuze kugemura ahangahe Butare, ariko bamubaye hafi. Sinzi uko babigenzaga, bagasimbuka nkumva ngo bariye, nkumva ngo banyweye icyayi. Mu by'ukuri ndabashimira cyane aba bavandimwe nabo bambaye hafi ndetse baba hafi ya madamu ku buryo nta kintu na kimwe yigeze ababurana. Ni nayo mpamvu mwabonye afite akanyamuneza kandi akaba nabashimira ko bamwitaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse ndashimira cyane cyane abaganga guturuka Igihundwe kugera ahangaha. Twageze ahangaha tuvuye Igihundwe, batwakira mu buryo budasanzwe, batwakirana urukundo, batunezererwa. Tubabwiye ko twita abana 3, bumva ni ikintu kidasanzwe. Baduha ibyibanze, batwitaho, baduha icyumba umunsi ku munsi, umunota ku munota, bakaza kureba ukuntu umubyeyi ameze. Mu by'ukuri muri rusange turashimira ibitaro bikuru bya kaminuza batwitayeho mu buryo budasanzwe, kandi ibyo bakora Imana ibamugisha kandi ibaha imbaraga zo kuza gusohoza umurimo Imana bamariye gukora. aya natwe dushimira buri wese ukomeje gukora like, comment, agakora subscribe ku Iyogezabutumwa TV. Aba ni ba bana twaje tubabwira nkuko muri kubona aho baryamye, tukaba tugiye tuje kubareba ngo tubajyane i Rusizi mu rugo. Twari turi mu bitaro bya CHUB, ibitaro bya kaminuza i Butare, akaba ariho umubyeyi yibarukiye. Ntabwo byari byoroshye, n'urugendo runini kuva Rusizi ugera i Butare. Reka dushimire wowe ukoze ubashe kureba iyi nkuru, ufite icyo wakunganira kuri uyu muryango. Aho hasi hari nimero tuza gushyiraho kugira ngo ushaka kumufasha cyangwa se kumuha igikoma umubyeyi uhawe umwanya. Aho hasi hari nimero tugiye gushyiraho z'umubyeyi kugira ngo nihagira igikenerwa cy'ibanze abashe kukibona. Murakoze cyane gukurikira Iyogezabutumwa TV. Nitwa François Nelson Niyibizi, nandi kumwe na Batista niwe uri kuri kamera kugira ngo ibintu bigende neza tugere i Butare. Reka dusubire i Rusizi, tugiye kumanuka Nyamagabe duce Nyungwe, hanyuma dusubire i Rusizi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Twagomeje rero kubabwira, ubu ngubu tukaba tugeze i Rusizi mu rugo rw'umubyeyi n'abana. Murabona ko tuhageze rwose, taza kuvuga ngo ni igihuha. Twebwe Iyogezabutumwa tugomera tuguhereza amakuru umunota ku munota. Bakaba bageze mu rugo rero, bagiye kwinjiza abana mu nzu. Kuva i Butare ntibyari byoroshye, tugeze i Rusizi mu rugo rw'ababyeyi. Babona ababyeyi bamuherekeje, baba barakimbagira rwose. Hanyuma ubiri inyuma nawe, ababiri inyuma ngabariya bahageze rwose, bakaba bakimbagira rwose. ukaba uduhaye umubyeyi muzima n'abana bazima. Mana tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye cyane kunejeje imitima yacu, tugushimiye kunejeje imitima y'ishuti. Mana izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyatambutse Mana, tukuragije n'ibiri imbere. Reka aba bana bageze muri iyi nzu Mwami bahabonera amahoro n'umutekano. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mwami Mana, umubyeyi nawe tumushyize mu biganza byawe, reka igituza cye kiyobore. Mwami Mana, aba bana babone ibibakwiriye, babone
ibibahaza, bakurire mu biganza by'Imana, bakure bashimwe n'Imana n'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mubyeyi mwiza. Rero twavuga byinshi tugatinda, ariko reka dutuze dushima kandi ukabishaka aribyo bitubaho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amena. imigambi yawe kuri njye ari myiza, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. nzakomeza nkwizere, kuko utabeshya. nzakomeza nkwizere, kuko utayobya. yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura, sinabasha kubibara. yasatuye ijuru, ibyo yangeneye byose bicucumukaho n'imvura, sinabasha kubibara. Amina. Amen. Ibyishimo no bugeretse ku bundi. Dore amahoro, dore ibyishimo, bugeretse ku bundi. Dore ibyishimo, ngaya mahoro, bugeretse ku bundi. kuva i Butare tugeze mu rugo rwa Maurice n'uw'amahoro. Muri kumva umeze gute Maurice? Ni ibyishimo bikomeye cyane, ni ibyishimo bikomeye cyane mu by'ukuri. Nk'uko nabivuze ndi Butare, tunejejwe n'Imana iyo ibanye natwe. Twasenze Imana duhaguka i Butare, tuyisaba ko Imana idushyitsa mu rugo rwacu amahoro. Turanezerewe cyane ko Imana yaduherekeje ikadushyitsa amahoro, kandi nabo twari twasize mu rugo dusanze ari amahoro. Mu by'ukuri tunejejwe n'Imana ko Imana yongeye kuduha uyu mwanya w'umunezero kandi w'ibyishimo, kandi tukaba dushyikije urwunguko Imana yaduhaye mu rugo ari amahoro. Abana baromeka neza, abana bameze neza, kandi umubyeyi afite akanyamuneza araseka. Urabona ko abyishimiye, yishimiye ko ageze mu rugo nyuma y'igihe kinini cyane ari kwa muganga. Hari nk'abantu bifuza kuzagusura bakaza kureba abana mu rugo, ubahaye ikaze? Urugo ni urugendwa, bahawe ikaze, badusure, baze dusengane, dufatanye ibyishimo Imana yaduhaye.
hari nk'abantu batari hano hafi mu Rwanda ariko bashobora kuvuga ati uriya muryango wamwohereza igikoma yakinyuza yakimuha gute? Ni uburyo bwinshi cyane ikoranabuhanga ryabikemuye. Hariho ikoranabuhanga momo cyangwa se Western Union, MoneyGram, bakoresha uburyo butandukanye hanyuma bagashyikiriza umuryango wacu. Nimero yanjye ni 0788521131. Murakoze. Yanditseho Manara Maurice. murakoze cyane. Murakoze.